yose turakwifuza ko waturengera, ko wadutabara, ko watubera aho twebwe tutakwibera mu izina rya Yesu. Iza tugira ukundi kuntu mwe muri kamera mu gikiriza. Haleluya, iza tugira ukundi kuntu we. Iza tugira ukundi kuntu. Iza tugira mwinshi yasenganye umwete niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo kandi ntakagira umuntu kandi agira umuntu usenga. Uyu munsi ashobora kuba ameze nabi ariko ejo bikagenda neza. Ngira ngo mpumurize nawe uri kujya usenga, Imana yakubwiye amasezerano menshi, ariko uyu munsi muraho neza, umeze mute? Twebwe tumeze neza, turashimira Imana. Tugarukiye mu mwuka ukomeye, tuje mu bihe biryoshye byiza bitangaje. Ndabizi hari abantu benshi babizi babyibuka bari no kubikora, ariko hari n'abantu babiheruka kera, cyane cyane abantu bataba mu Rwanda. Bafite bacu turabazi dukunda, noneho mwebweho ndabizi ko mubiheruka kera. Mbaza ngo ni ibiki? Cecekeraza wirebera, amaso araguha. Ariko wowe ukirebye ikiganiro ndagusabye ngo ntugende kuko hari ibintu byiza byinshi tugiye gukora biryoshye. Tugiye mu bihe byiza byinshi bifasha abantu benshi. Ntugende, turaguhishiye. Tubahaye ikaze rero kuri Fisi na Carine channel yacu. Dushimira abantu bakoze subscribe. Nawe ukitureba nagira ngo ngusabe ngo kora subscribe, utange share, abashiti bawe bahereze nabo barebe, kubera ko harimo ibintu bitunga ubugingo, bitunga umubiri, harimo ibintu biryoshye bizagufasha nawe. So reka tubanze dushimira Imana mbere ya byose, hanyuma twite dukomeza n'ibihe byacu byiza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko watwitayeho. Turagusabye kugira ngo wakire amashimwe yacu. Twagusabye kuturinda ubwashize, none waraturinze twongeye kubonana nabo bashivandimwe bacu neza, inshuti zacu zidukurikirana umunsi ku munsi. Ndagusabye kugira ngo duhane umugisha mu izina rya Yesu. Ababaye bahumurize, abashonje bagaburire, abambaye ubusa bambike, abafite ibibazo by'amadeni ubishyurire, abafite ubukode Mwami Imana ubahe inzu zo kubamo. Kandi wanavuze yuko uzarinduza abakene bagihari, abashonje bagihari, ariko ndagusabye kugira ngo uzarinduza batarabona inzu ubagirire neza, ubahe ubwishyu bw'amazu mu izina rya Yesu. Ushimire kuko zibirenze nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Tuje guhumuriza abantu bababaye, abantu bashavuye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, kandi tuje no gushimana n'abantu Imana yagiriye neza. Urumva ko buri muntu wese mu cyiciro cye turi kumwe. Ngiye kwereka ibintu mutamenyereye, ariko murahishiwe. Ntugende we gusa. Hogadisi. Ahangaha dufite ikintu cyitwa akabido, murakibona. Hanyuma dufite n'aka kantu, nta kintu kitagira umumaro. Ubu ngubu tuje guhimbaza Imana, abadayimoni bapfe, abadayimoni birukanke bahunge mu izina rya Yesu. Kubera yuko Imana yaduhaye amaguru, yaduhaye amaboko, turashimira Imana. Nawe ubifite utajya ubyibuka ko ari amashimwe y'Imana. Hari abantu bari CHK bambaye imbago, hari abantu bamanitse, hari abantu bafite ibyuma mu maguru, hari babyambitswe ariko uyu munsi bahagaze bemye, nabo bitabayeho. Nagira ngo dufatanye gushimira Imana kubw'ubwo buntu Imana yatugiriye. Nta kintu twatanze. Hari indirimbo ivuga ngo si amashuri menshi, si icyubahiro waciye, simfite icyo naguha kubw'ineza wagiriye, nguhaye umutima wanjye uwakire. Ubu ngubu none naje no kwicurangira, kubera ko ntabwo byakunze ko nzana na sheri ngacurange, ariko nashatse ko twongera kwibuka ibihe byo gusenga byo Kukarago. Hari abantu batazi amasengesho yo Kukarago, ariko amasengesho yo kuri aka karago Imana irayumva. Amasengesho yo kuri aka karago ajya turindira abagabo, ajya turindira abagore, ajya turindira imiryango. Amasengesho, hari umuririmbyi yavuze ngo amasengesho y'umukiranutsi
agira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi ntakagira umuntu kandi agira umuntu usenga. Uyu munsi ashobora kuba ameze nabi ariko ejo bikagenda neza. Ngira ngo mpumurize nawe uri kujya usenga, Imana yakubwiye amasezerano menshi, ariko uyu munsi ntabwo bimeze neza. Uyu munsi ntabwo worohewe. Uyu munsi ufite ibibazo. Kuvuga ngo si Imana ntiyanyumvise, ngo si Imana ibintu byinshi, ariko nagira ngo nguhumeze mubwire ngo Imana irakumva. Imana irahari ku bwawe. Imana iduhana umugisha. Amateraniro yacu rero turaza gusirimba mu kanya. Abantu bari mu rugo nyine wibete usirimbira Imana. Hari abantu mwabyibagiye mwajyaga mubyinira Imana, ariko hari igihe twajyaga tujya gusenga, ndabyibuka ahantu mu butayu, Imana ikahita ikubwira ngo mwana wanjye nshingiye ku mudiho ujya umbyinira nkugiriye neza, nshingiye ku buryo ujya ukomera Imana amashyi nkugiriye neza. Hari abantu baba batazi kubyina ugasanga urihebye ukajya uvuga ngo ugese ngo ntabwo mbizi ngo, ariko ushobora kuba utazi gusirimba ariko uzi gukoma amashyi. Ushobora kuba utazi gukoma amashyi uzi gutera amakorasi. Buriya rero n'aya makorasi yo mu cyumba uyu munsi tayito ni Kukarago. Ni Kukarago. Nagira ngo bakumbuze ibihe byo Kukarago no gusengera mu ntebe ni byiza, ariko n'ibihe byo kwiherera imbere y'Imana ukajya Kukarago gupfukama. Ngira ngo mbwire wowe ushyire icyubahiro cyawe hasi. Imana ni ifite icyubahiro. Nimba ufite ibibazo bigukomera, ushobora kuba ufite amafaranga ariko warabuze urubyaro, ushobora kuba ufite urubyaro ariko warabuze ibyo guha abana, ushobora kuba utarabibuze ufite ibyo kubaha ariko udafite amahoro, ariko ushobora kuba ibyo byose wibwira ko ubifite, ariko Satani hari indirimbo ivuga ngo umananduburira amaso yanjye ku misozi, begutabago kwanjye kwambaye mubibwire kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi ntizemera n'ibindi byinshi. Harimo ijambo rivuga ngo Imana ntabwo ihundikira, ntabwo isinzira, ngo ihora iri maso. Uko nguko Imana ihora iri maso, impamvu ihora iri maso nuko izi ko na Satani ahora ari maso ashaka kugaba ibitero. Rero niyo mpamvu ngira ngo mbakangurire ibihe byiza byo gusenga Imana. Amasengesho ararinda. Mu masengesho tumenya ibizaba hejuru, mu masengesho tubona imbaraga, tubona uburinzi. Ntabwo ubuzi ngo ejo impanuka yaba, ntabwo ubuzi ngo ejo wajya mu bitaro, ariko gusenga Imana nibyo bigenda biturinda. Haleluya! Nibyo bigenda bidushyigikira amanywa n'ijoro. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana tugiye kugenderamo muri aya masengesho yacu yo Kukarago. Ntugende uwo mutima ukubwira ngo ugende udasoje ikiganiro ni Satani, kubera ko turabonamo ibihe byiza, turasengana Imana. Nawe ugiye turaba turi gusengera ibyifuzo, nawe ushyiremo icyaha. Kandi ndabizi neza ko hari abantu bazaza muri komenti muvuga ko Imana yakoze ibikomeye, kubera ko Imana yacu yumva gusenga. Tugiye kugendera ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 50 umurongo n'uwa 7. Reka dusome. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Amen. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Umurongo wa 8 aravuga ngo unsindishiriza. Imana ishimwe. Ugutsindishiriza, unsindishiriza, uwo nguwo ngo ari hafi, ninde uzamburanya? Imana ishimwe. Ugutsindishiriza ari hafi yawe, ninde uzakuburanya? Jambo ratubwira ngo kuko umwami Imana izadutabara. Imana ishimwe. Ngo nicyo gituma tutagira gute? Tutamwara. Nicyo gituma bituma umuntu amwara biba bihari. Nicyo gituma umuntu acika intege biba bihari. Ibituma umuntu yasubira inyuma. Harimo ubukene, harimo uburwayi, harimo amadeni, harimo kwambara ubusa, harimo kutashaka, harimo ibibazo bitandukanye abantu bafite. Ariko nagira ngo nkubwire ngo kuko umwami Imana azagutabara. Amen. Uyu munsi ushobora kuba utatabawe, uri mu bibazo bitandukanye, ariko nkuzanye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo kuko umwami Imana izagutabara. Nicyo gituma utagomba kumwara. Nubwo abantu bari kugenda bakuvuga, bakavuga ngo ntubyara, bakavuga ngo warasaze, bakavuga ngo ntibigenda, ngo ibyo ukoze byose birahomba, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuko umwami Imana izagutabara. Icyo nicyo kigomba gutuma utagomba kumwara, mu maso hawe hagakomera. Imana ishimwe. Kandi nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka wenyine niwe wagukomeza. Imana ishimwe. Haleluya.
ntabwo wakomezwa n'amafaranga, ntabwo wakomezwa no kuba umuntu ukomeye mu isi, ahubwo umwami Imana kuko azadutabara nicyo cyonyine gituma tutamwara. Aho ngaho uri atari Uwiteka ugukomeje nta kintu wageraho, atari Uwiteka ukurengeye nta kintu wageraho. Imana ishimwe. Hari akaririmbo kavuga ngo izatugira ukundi kuntu, mwe muri kamera munyikirize, haleluya, izatugira ukundi kuntu we, izatugira ukundi kuntu, izatugira ukundi kuntu we, izatugira ukundi kuntu. Amina, haleluya. Imana izatugira ukundi kuntu. Nubwo ubabaye, nubwo ugowe, nubwo uri mu bintu bitameze neza, nubwo uri kubona uburi minsi mike bakagusohora mu nzu, nubwo uri kubura uburara, nubwo ushobora kuba ufite n'ibyo byose ariko ukarara nta mahoro, ntuhuza n'umugabo wawe, ararataga gukubita kandi murasengana, ibibazo bitandukanye byinshi, ariko nagira ngo mbere kuko umwami Imana izagutabara nicyo gituma utagomba kumwara. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niwumvira ijambo ntiwinangire umutima, uyu munsi Imana hari ikigiye gukora. Imana ishimwe. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Wowe humura. Hari Imana igitanga kubyara, hari Imana itanga guheka. Nta wundi muntu muri iyi si waguha urubyaro uretse Imana yonyine. Waravumwe, uratukwa, urangwa, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuko umwami Imana izagutabara, bwira umutima wawe ngo kuko umwami Imana izantabara. Umuryango kuri Fils na Carine nawe ugiye kwinjiramo, Imana iguhe umugisha ugane subscribe, ariko nagira ngo nkubwire ngo bwira umutima wawe ngo kuko umwami Imana izagutabara. Imana ishimwe kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Kugira ngo ikintu kibe urutare haba hari ibintu byinshi biza bikikubita kuri icyo rutare rugakomera, nicyo cyerekana ko ari urutare. Haza inyundo zigakubitwaho ntirumeneke, hakaza ibintu byinshi bikihonda kuri urwo rutare nticyagire ikintu kiba. Icyo nicyo cyita kikwereka ko ari urutare, ntabwo urutare ari mu magambo. Bivuze ngo ufite ibintu byinshi byagukomerekeje, ufite ibintu byinshi byakugoye, ufite abakwanze, ufite abaguhemukiye, ufite uburwayi maranye igihe, ufite warivuje biranga, ahantu hose uragenda. Nagira ngo nkubwire ngo amafaranga atari Uwiteka waguhaye gukomera, natangiye mbibabwira, nta kintu yakumarira. Atari Uwiteka waguhaye gukomera, atari Uwiteka ugukijije, nta kintu yamara. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye baba mu bitaro bakamarayo igihe, igihe kinini, bakivuza bagatanga amafaranga, nako murahari muri no kundeba, ariko bakababwira ngo uburwayi byaranze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishobora byose, hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ifite ubutware. Imana ishimwe. Hari Imana ishobora byose, hari Imana igira neza, hari Imana yacu. Hari akaririmbo ko mu cyumba nagira ngo bakomeze ibihe mwongere. Ushobora no kutajya mu byumba, ntabwo abantu benshi barahindutse. Ushobora no kutsasi wawe ugasenga Imana, ugahamagara Imana ikakumvira, kubera ko Imana yacu iratwumva. Ijambo ryaravuga ngo ugutwi kwe kuzahora ku bakiranutsi kumva ibyo basaba, kandi n'ijisho rye rizabahoraho. Imana ishimwe. Bivuze ngo aho uzashyira akarago, nagira ngo bakunze ibihe byiza byo gusenga Imana Kukarago. Ntabwo dufite ingoma, ariko n'aka kabido bagahimbazaho Imana, Imana ikururuka. Uri Imana nyamana we, 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 uri Imana nyamana, uri Imana nyamana we, uri Imana nyamana. Amina, haleluya. Twakomeje, ndimo ndababwira ngo kuko umwami Imana azagutabara. Kandi ncari ku karago rero habereke neza, dukomeze tuganire, twicaye noneho no ku karago kacu. Dukomeze. Twakomeje ku karago, twarambije, twaciriye bugufi Imana. Imana iduhane
umugisha. Nshuti zacu rero nibyo nari ndimo ndababwira, Imana yacu ishobora byose, Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Nababwiye ngo umuntu wese uri kundeba nkurikiranye, akagahe ntabwo ari akubusa. Hari abantu baba bari mu kazi batakibona umwanya wo kujya mu cyumba cy'amasengesho, ariko wankurikirana umutima wawe ukawuzamurira imbere y'Imana, tugasengana Imana, Imana ikagira ibintu ikora, Imana ikagira ibintu imena. Imbaraga z'amasengesho. Hari akaririmbo kavuga ka Jizera witabye Imana, akomeze kuruhuka mu mahoro, kavuga ngo mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya, harimo ubutunzi bwimbitse, Satani nawe yarashobewe. Haleluya! Hari imbaraga z'amasengesho, hari imbaraga z'Imana ziri mu masengesho. Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kuganira n'Imana, kandi nta muntu ujya usenga akina. Kandi hari n'akantu ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Imana ishimwe. Ngira ngo profite mbwire n'abantu bavuga ngo Imana yarabaretse, ngo Imana yarabanze, ngo Imana ngo yarambabaje, ngo nanjye ndi kuyibabaza. No, Imana ntabwo yakubabaje. Ngo none se ngo kubera iki ngo nca muri ibi bibazo, ngo kandi ngo Imana ihari, ngo kubera iki ngo ngitantabara, ngo Imana ngo irankunda, ubwo ngo Imana ihari. Ariko hari Imana yumva, hari Imana ishoboye byose, hari Imana ifite imbaraga. Haleluya! Umugabo ngo yagiye kwiyogoshesha, nzakora n'akantu ko kuba mbahe story ariko zijyanye zirimo inyigisho nyinshi, nzazitegura nze nzibabwire. wowe kandi subscribe kugira ngo ujye uhita ubibona byihuse. Ubwo agiye kwiyogoshesha, asanga nyine harimo abogoshi benshi bazi kogosha neza, asanga ariko barimo baradisikita cyangwa barimo baratera, barimo baraburana ngo se Imana ibaho. Arabumva araceceka, bamwe bakajya bavuga ngo ese ngo nimba Imana ibaho ngo kubera iki hanze ngo hari abantu bashonje kandi Imana ishobora byose. Ngo none se ngo kubera iki ngo hari ngo abantu baburara, hari abantu bambara ubusa, hari abantu barwarira mu bitaro bakamara igihe barabuze ubutabazi bwo gukira kandi Imana ihari. Ngo ubwo se ngo icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana idahari. Hanyuma arabumva araceceka, arangije wa muntu wabiburanaga basoza kumwogosha, arangije arasohoka. Asohotse asohokana na wa mugabo wundi wari wicecekeye, we wari uri kuvuga ngo Imana ibaho. Bageze hanze ya salo basanga umuntu w'umusazi, nako ntabwo ari umusazi, sinzi ukuntu nabyita, bano bantu baba bari ku muhanda ariko batuzuye neza, sinzi niba mbivuze neza. Urwayi bwo mu mutwe. Urwayi bwo mu mutwe. Urakoze cyane, ndanamusuje Elvis kuri kamera. Hanyuma umuntu afite urwayi mu mutwe yari yicaye hanze iruhande rw'aho bogoshe, afite ibisatsi byamwereyeho bisa nabi byarajemo imbaraga, ahora yicaye aho ngaho haryamye, amubwira ngo hamaze imyaka 2 hanze ya salo. Noneho wa muntu arangije aramubaza ngo none se kubera iki uriya muntu afite uriya musatsi wamwereyeho kuriya? Ibyo ngibyo bisobanuye ko muri iyi si nta bogoshe barimo. Nawe wabyibaza. Arangije aramubwira ngo niko rero n'Imana bimeze. None se nimba yicaye hariya ngo kubera iki atogoshe kandi hari abogoshi benshi muri iki gihugu, nawe mwari muri kubiburana muhari? Aramusubiza ngo twogosha umuntu waje kuyogoshesha. Niko rero n'Imana bimeze. Imana idusaba gutera intambwe imwe tuyisanga, kugira ngo natwe itere 99 idusanga. Kuba ufite ibibazo, kuba uri mu ntambara zitandukanye, ntabwo ibyo bikuyeho ko Imana ihari. Kuba hari abantu bafite imisatsi yabereyeho, si uko abantu bogosha badahari, ahubwo abantu bogosha bafite salo, bafite ahantu bakorera, iyo uje ubasanga barakogosha
kandi bisaba ko ufite n'ibyangombwa njye kukogosha. Rero natwe muri iyi nzira yo mu ijuru niko imeze. Kuba dufite ibigeragezo, kuba dufite amakuba, kuba dufite ibintu byinshi bitugoye, ntabwo ibyo bikwiye ko Imana ihari. Ahubwo turasabwa iki? Turasabwa kongera guhamagara Imana, kongera gusenga Imana. Dore twaje Kukarago twarambije. Ahangaha ni uburyo bwo gushaka Imana, n'uburyo bwo kujya kwiyogoshesha ibyo bibazo ufite, kwiyogoshesha ibyo byago, kwiyogoshesha ibyo bintu byose bikugoye imbere y'Imana. Ndagutangariza yuko Imana yacu ntabwo yatwumvira ubusa. Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu irahari. Hanyuma tugiye kwegera umwanya wo gusenga Imana, ariko reka tubanze turimane kara karirimbo igitero kimwe ko mu gitabo kavuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana, n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo mu gihe cyo gusenga, ubu ngubu turi mu gihe cyo gusenga Imana, amasengesho yacu agera kure cyane kandi agatambuka n'inyenyeri. Ngo kandi umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana. Imana ishimwe. Imana yacu iruta abantu bose bakomeye muri iyi si. Nyamara abantu bari muri iyi si kugira ngo winjire ahantu h'umuntu ukomeye biragoye, ariko Imana yacu, Yesu ngo ari ku musaraba yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange ndabaruhura. Yemwe mufite ibibazo, yewe ufite intambara, yewe ubabajwe cyane, ngwino Yesu arakuruhura. Wowe uruhijwe n'ibyaha, inzoga yarakubase, itabi ryarakubase, ubusambanyi bwarakubase, ariko nagira ngo ubwire ngo ngwino kwa Yesu akuruhure. Ngo hari ndivuga ngo ngwino 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 witabe Yesu, zari imitwaro yawe uyimuharire. Ngwino aragushaka mugabo. Abagore baragusajije birurwa mu bagore, mugore nuko, musore nuko, mukobwa nuko, ariko nagira ngo mwibutse ngo uyu mubiri uzabora, uyu buzima bufite iherezo. Uyu munsi urahaza ariko ejo ntabwo uhaza. Uyu munsi hari ijambo rivuga ngo hari igihe tuzirirwa muri iyi si ariko ntituyiraremo, hari n'igihe tuzayiraramo ntituyirirwemo. Iryo jambo nta muntu n'umwe ridasohoraho, waba ukomeye waba woroheje, twese inzira yacu ni mu ijuru. Rero nagira ngo nkubwire ngo ngwino dusenga Imana, twongere duca bugufi. Hari ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 55:6 haravuga ngo nimushaka Uwiteka bishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi, ngo umunyabyaha ntareke ingeso ze. Uwiteka aramugirira ibambe, Uwiteka arakubabarira. Ushobora gukorera umuntu ikosa rikomeye ntazakubabarire, akanakubeshya ngo ndakubabarira ariko atabikoze. Ariko Imana yacu ngo naho ibyaha byaba bitukura tukutuku ngo arabihindura ngo bigasa n'ubwoya bw'intama. Imana itugirire neza. Tugiye gusoreza muri iyi ndirimbo dusengera n'ibyifuzo. Itubwiye ngo mu gihe cyacu cyo gusenga amasengesho yacu ajya abasha gutambuka inyenyeri, ajya abasha kuzamuka akagera imbere y'Imana.
Imana iduhana umugisha. Ngo kandi n'umwana mutoya, ntabwo ari umwana muto gusa twe tureba, n'umuntu uciriritse, bivuze ngo n'umuntu utagagoye kujya ahantu hakomeye, ariko uwo wese nawe Imana iragushaka, nawe utari mu by'agakiza cyane ngo urakomeye, wari uri mu byaha byinshi, bivuze ngo nawe ushobora kubura umwana mutoya, nawe nta kibazo, ngwino kwa Yesu arakwakira, ngwino kwa Yesu aragukunda, ngwino kwa Yesu arakuruhura. Imana iduhana umugisha. Igitabo cya gatatu kiravuga ngo kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose kuri be yaho yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi Yesu kwereka atatwumvira ubusa, tukaba tumwumvise ko isengesho ryacu ribasha kumugeraho. Bivuze ngo iyo turi gusenga Imana iratwumva kandi ntitwumvire ubusa. Bivuze ngo dusenge rero, Imana izatugirira neza. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ngiye gusoza ngo umuntu wese ace bugufi, twubahe Imana, dusengere n'ibyifuzo, Imana tugirire neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Aya masaha dusengeye umuntu wese warudukurikiranye, dusengeye abatabyara, dusengeye abafite ibibazo bitandukanye, kuko Umwami Imana ngo uzadutabara. Nicyo gituma tutamwara, nicyo gituma dukomera. Turagusabye kugira ngo ukomeze abari mu bibazo, ukomeze abababaye, uhaze abashonje, ushyigikire buri muntu wese ukwifuza. Reka wumvire umuntu wese uri gusenga aya masaha, kugira ngo tuzongere guhura tuvuga imirimo yawe, tugushimiye ko ubyumvise kandi ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Bye, murakoze cyane.